Ndabasuhuje kandi mbifuriza komeza kugira ibihe byiza nshuti bakunze mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza cyane rero natwe turaho kandi turashima Imana muri rusange. Reka nkwibutse gukora subscribe niba uzi yuko izi video hari icyo zikumarira, likinga video, sharinga ndetse comment bari sawa cyane. Tugiye kureba nyine kuri comment yo ntangiranye mfite phone mu ntoki mubizi neza ko ngiye kwisubiza comment mwagiye mwandika. Hano hari umuntu arimo arabaza ngo ngese ubundi ngo ni ngombwa ko umugabo yaca inyuma umugore we inyuma. Mu by'ukuri ntago iyo turi kwigisha mujye mudutega amatwi neza mutwumve, ntago tuba twavuze ngo umugabo naca inyuma umugore, oya, ahubwo umugabo ajya gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye guca inyuma umugore wanjye kubera impamvu nawe ntago aba ari we, ahubwo we haba hari impamvu yatewe kugira ngo ajye kugira gute, ajye gufata umwanzuro wo guca inyuma umugore we. Icya mbere, hari igihe abagore benshi bigiraga gasi cyangwa se bigira simbizi ko nabivuga, ariko ugasanga ntago ashaka gutanga ukuri kwe mu buriri, sibyo? Tuvuge wenda urugero nk'umugabo iyo muri kumwe urabizi icyo umugomba nawe icyo akugomba. Ibyo ni ibintu tuzi neza tudakwiye no gushidikanyaho, ariko ugasanga umugore uramubwira ati madamu hindukira, akakubwira ati reka nta gahunda mfite, nta mwanya mfite, nta mbaraga mfite, narushye, impamvu zikaba igihumbi. Warangiza ukarara nabi kandi nicyo kintu cyo cyaratumye mushakana, uvuga uti uyu mugore wanjye reka mushake mushyire mu rugo njye mukenera mubone. Niyo mpamvu wowe waramushatse, ntago kuba yaba iwabo nawe ukaba iwanyu byabananira, ubuzima bugakomeza bikanagenda neza, ahubwo igituma uba waramuzanye, igituma uba wumva mwabana ni uko hari ikindi kintu uba umukeneyeho. Icyo gihe rero yatabyubahirije ngo yubahirize ukuri kwe, biravuna cyane ko umugabo ashobora kubyihanganira igihe kirekire. Niyo mpamvu uzasanga umugabo yaciye umugore inyuma kandi ataruka mwanze, ahubwo ari ukubera ya mico tugenda tubona, sibyo? Rero hari n'ikindi kintu abagore bakunda kugaragarwaho, ugasanga nyine bitumye umugabo agenda kandi atabipanze. Buriya kenshi umugabo ntabwo agenda kubera ko yabipanze, hari igihe abagabo bagenda kuko babipanze, burya iyo bagiye baranagaruka. Ariko iyo ari umugabo ugiye byo kuba hari icyo yabuze mu rugo, hari igihe agenda yagera ahandi hantu yakihasanga bakamufatira, ariko ntihagire umuntu umufata ku ngufu, ntihagire umuntu ugira gute, ahubwo ugasanga aramufashe nyine, amufashe mu buryo bwo kuvuga ngo yabonye bya bintu atagira gute, atabonaga mu rugo iwiwe. Aho uzasanga rero umugore usanga araryamye mu buriri n'umugabo we, bageze igihe cyo kugira ngo bakore igikorwa, noneho yamubwira ati byibura ko numva abandi bagira amavangingo, ko numva abandi bagenza gutya, bimeze biti. Yarangiza we ntabyumve ngo yumve ko umugabo we abimusabye nk'umuntu ubishaka, ahubwo we agahita agira gute, agahita amwihorera, ntagire ikindi kintu arenzaho. Ibyo biri mu bintu abagabo bashobora gutuma bagenda bakava mu rugo bakajya kuguca inyuma nyine bakakuzenguruka. Ibyo sinjya njye mbirenganyiriza abagabo, sibyo? Nawe nkurikiye none ahangaha ndahamya ko utabirenganyiriza abagabo, kubera ko ntawe ntago aba ari we, sibyo? Nawe ntago aba ari we, ahubwo ikiba cyabiteye namwe muracyumva. Ikiba cyabiteye nuko hari ikintu aba yabuze mu rugo rwe. Nta mugabo wubatse urugo rwiwe ubayeho neza udafite icyo abura, mbese nyine wapfa kuzerera mu gitondo ukamuzindukiriza kuri kire. Ubundi tubyita kire, ku bantu bazi ubwenge babyita kire. Ni ukuvuga ngo ufata umugabo wawe ukamwigira imitwe, ukavuga umugabo wanjye abikunda cyane, adashobora kuba yamara, ukamuneka ukareba inshuro abigusaba mu cyumweru, ukamuneka ukavuga uti ariko umugabo wanjye ubwo ateye gutya ntabwo yamara iminsi 3 wenda atarabikora. Aramutse amaze iminsi 3 ubwo afite ahandi hantu yagiye. Muri iyo minsi ugacunga, uyu munsi ni uwa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu ugahita umuhereza atanagusabye, ugahita ukimuhereza. Wamara kukimuha ugatuma agihaga.
icyo gihe uzabicunga iyo wijuse, iyo wahaze wariye, urwo rugero nkunda kurutanga, iyo wariye ugahaga biragora cyane ko ushobora kuba wajya nk'ahantu ngo bagire gute, ngo usange ngo batetse ngo ushukure, wumve uri gushaka ibyo biryo by'ahantu, wagiye mu bukwe, wagiye hehe, ukumva ibintu biraguhumurira, ariko ntabwo wabitekereza, uba wumva ari ibintu biri aho bisanzwe, uba wumva nta birenze bihari, mbese nyine uba wumva ari ibyo ngibyo. Bivuze ngo rero abantu twige kugira gute, twige kuba twamenya uburyo tugomba gufatamo abo twashakanye nabo. Niba utabimenye niho hantu uzasanga ko agugize gute, aguciye inyuma. Abantu mukunda kubaza icyo kibazo, ntabwo ngiye mba navuze ngo abagabo nibaca inyuma abagore babo, mujye munyumva neza, no kuri ndabinginze. Njye simba nabivuze, ahubwo ngiyewe ikintu mba nakoze, mba nigishije, hababwira uburyo mugomba kwitwaramo, ndetse n'impamvu ituma umugabo ashobora kuba yaguca inyuma. Ibyo byose iyo umaze kubimenya, umenya n'uburyo ugomba kubyitwaramo kugira ngo umugabo atavaho akaguca inyuma. Ariko mu gihe uzi yuko witwaye nabi, nta kintu na kimwe, abagore hanze barahari benshi cyane, usanga nyine bahari bashoboye ibyo bagomba gukora, ugasanga barabishoboye, ugasanga kabisa ewana ni ba bantu nyine binararibonye. Ibyo rero ntabwo ngewe uzabindenganyiriza, nubwo uzanabirenganyiriza burya n'umugabo wawe uzi gushyira mu gaciro, kuko hari ukuntu uvuga uti ariko bino bintu nubwo byabayeho ariko nanjye nabigizemo uruhare, ukaba ubizi neza ko ibyo bintu nubwo bibaye ariko nawe ubwawe wabigizemo uruhare. Ibyo rero tubishyire ku murongo, tubyubahirize, tubitandukanye n'uko umuntu abitekereza, sibyo? Tubitandukanye n'uko wenda ushobora gutekereza ukavuga ati ariko buri umugabo wanjye, mbese wicara uvuga uti uko upanga plan ukavuga ati umugabo wanjye uyu munsi agomba kumpa 5,000 cyangwa 10,000, ariko si 5,000 ndabimukuraho gute, ugashaka uburyo uza kumubwira, uburyo uza kumureshya, uburyo uza kumusekeramo, uburyo uza mbese nyine nawe urabizi system unyuramo waka amafaranga. Bivuze ngo nawe icare wige system, uvuga uti umugabo wanjye n'iki namufatisha cyatuma atajya hanze, atajya mu bandi, atajya yirukanka, umugabo wanjye n'iki namukorera. Ibyo byose ni ibintu twicara tukiga kandi tukaba twabasha gushobora. Ibyo rero nibikunanira uzamenye yuko nyine ubwo nawe ufite ikibazo, ariko nubishobora uzaba uri umuhanga. Ariko nibikunanira ntuzandenganye. Reka rero nkubwire ngo niba wakunze video yacu kandi ukabona ko hari icyo yagufasha mu myumvire yawe, kora subscribe, likinga video, comment ni ingenzi kuri wowe, kora share uyoherereze abantu bawe muri rusange. Bye bye.